Welcome again. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe top 10 y'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Urasabwa kubana natwe kugira ngo ubashe kuba wabamenya kuva ino video itangiye kugeza irangiye. Tudatinze rero, reka dutangire turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Iradukunda Wilson wamenyekanye ku izina rya Rutambi, akaba azwiho cyane mu gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Akaba akundwa n'abatari bakeya mu Rwanda bitewe n'uburyo agaragara cyangwa se mu buryo yubatse umubiri, bigaragara ko ari physical fitness. Akaba akurikirwa n'abatari bakeya rero ku rubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abasaga n'ibihumbi 150 ku rubuga rwe rwa Instagram. Uyu Iradukunda Wilson rero uzwi cyane ku izina rya Rutambi, akaba ariwe uri ku mwanya wa 10 mu gukundwa cyangwa se mu gukundwa cyane n'abanyarwandakazi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Naho ku mwanya wa 9 turasanga Kwizera Jean Bosco wamenyekanye ku izina rya Juno Kizigenza, akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda akunda kuririmba injyana za Afrobeat, R&B ndetse na Pop. Akaba rero nawe ari umusore uri ku mwanya wa 9 mu bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Akaba yaravutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, akavukira muri Kigali Kicukiro. Ubwo birumvikana ko ubu ashobora kuba afite imyaka 25, kandi akaba azwiho no kwandika ndetse no gutunganya indirimbo zigezweho. Uyu rero Juno Kizigenza akaba akurikirwa n'abasaga 378,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Urumva ko atari abantu bake cyane. Uyu rero akaba agaragara ku mwanya wa 9 mu basore bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Naho ku mwanya wa 8 turasanga Mugisha Fred Robinson uzwi ku izina rya Element L. Akaba azwiho nk'umuproducer cyangwa se nk'umuhanzi, nk'uko bigaragara yagiye akora indirimbo zikarebwa cyane kurusha abandi, zikagenda zirebwa n'abarenga miliyoni batuye mu bihugu bitandukanye uretse no kuba ari abanyarwanda. Indirimbo ya mbere yakoze yise Kashe, ndetse niyo aheruka gukora bita Maso. Ni indirimbo zagiye zirebwa cyane, mbese niwe muhanzi mu Rwanda ufite indirimbo zarebwe cyane kurusha abandi, kuko nta ndirimbo n'imwe afite itararebwe n'abarenga miliyoni. Uyu rero akaba ari umuntu ugaragara ku mwanya wa 8 mu basore bakunzwe cyane mu Rwanda. Ku rubuga rwa Instagram akaba akurikirwa n'abasaga n'ibihumbi 480. Naho ku mwanya wa 7 turasanga Uwizeye Mark uzwi ku izina rya Rocky Kimomo, akaba azwi nk'umusobanuzi wa filimi. Akaba akunzwe rero cyane n'abanyarwanda nk'uko bigaragara ku miyoboro ye igiye itandukanye, yaba YouTube, Instagram ndetse n'ibindi. Akaba ari umusore uzi gusobanura filimi cyane, akaba akundwa cyane n'abanyarwanda ku buryo kugeza ubu n'umwana uri kumva filimi ahita avuga ko uyu ari Rocky bitewe n'ijwi ryiwe cyangwa se ubwamamare bwiwe. Ukaba niyo waba udakunda filimi, ariko iyo Rocky uramutse uyumvise uburyo yayisobanuye neza, byatuma nawe utangira gukunda filimi. Uyu rero akaba ari umusore nawe ukunzwe cyane ku muyoboro we wa Instagram, akaba akurikirwa n'abasaga 719. Urumva ko atari abantu bakeya rero, bigaragara ko nawe ari mu basore cyangwa se muri top 10 y'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Naho ku mwanya wa 6 turahasanga Kayigi Andy uzwi ku izina rya Andy Bumuntu. Akaba ari umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo z'urukundo, aho aririmba abakobwa n'abagore bagahogoza cyane bitewe n'ubwiza bw'indirimbo ziwe akora. Uyu rero Andy Bumuntu nawe akaba agaragara ku mwanya wa 6 w'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Ku rubuga rwe rwa Instagram akaba akurikirwa n'abasaga 219,000. Bigaragara rero ko akunzwe cyane n'abanyarwandakazi bose muri rusange. Ku mwanya wa 5 turahasanga Christian wamenyekanye ku izina rya Chris Easy nk'umuhanzi w'umunyarwanda. Nawe rero akaba agaragara muri top 10 y'abahanzi cyangwa se y'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Akaba akurikirwa n'abasaga 492,000 ku rubuga rwe rwa Instagram.
Ku mwanya wa kane turahasanga Mugisha Benjamin wamenyekanye ku izina rya The Ben cyangwa se Tiger B, akaba ari umunyarwanda ukunzwe cyane n'abatari bakeya nk'uko bigaragara kuri YouTube channel cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga. Uyu rero Benjamin cyangwa se The Ben akaba akunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda, aho usanga ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abagera kuri miliyoni imwe, bivuze ko hari n'abandi bamukurikira bari hanze y'u Rwanda, ariko ibi bigaragara yuko akunzwe cyane n'Abanyarwanda, nawe akaba yaje ku mwanya wa kane w'abasore cyangwa se abagabo bakunzwe cyane. Naho ku mwanya wa gatatu turasanga Roskana ukurikirwa n'abasaga ibihumbi 125 ku muyoboro cyangwa se ku rubuga rwa Instagram. Uru Roskana nawe akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda, akaba yaragiye amenyekana mu ndirimbo nyinshi zitandukanye nka Fuderwa yakoranye na Element ndetse na Bruce Melody. Uyu nawe rero akaba agaragara ku mwanya wa gatatu w'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda, bitewe n'ibikorwa yagiye akora cyangwa se bitewe na quality y'umuziki wiwe akora. Hanyuma rero mbere y'uko tuvuga babiri ba nyuma, ndagusaba kuba wakora subscribe ugafungura n'inzogera nk'inkunga ikomeye cyane waba uteye uno muyoboro wacu wa YouTube, kugira ngo dukomeze kuzamuka mu bikorwa cyangwa se no mu mubare w'abadukurikira. Ni inkunga cyane rero ikomeye kuba wakora subscribe ndetse ugatanga n'igitekerezo bitewe n'uko wabonye ino video cyangwa se bitewe n'uko wabyumvise, ndetse ugatanga na like, ukora na comment, ugatanga na share ku bantu benshi kugira ngo nabo babe bagira amahirwe yo kubona ibiganiro byacu tunyuza kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ndagushimiye rero wowe umaze kuba wabikora. Reka nkubwire abandi babiri ba nyuma, ari we wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Ese wowe waba utekereza ari bande? Nawe uze kutubwira muri comment uko ubibona, cyangwa se wowe uko waza kuba wabona uwa mbere n'uwa kabiri abo twari kuvuga. Reka rero twihuse tube twakubwira abo babiri ba nyuma. Twari tugeze ku mwanya wa kabiri, aho dusanga umuhanzi bita Itahiwacu Blaise wamenyekanye ku izina rya Bruce Melody, akaba akurikirwa n'abasaga miliyoni 1,200,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Urumva ko ari abantu benshi cyane, by'umwihariko n'Abanyarwanda bamukurikira cyane bitewe n'indirimbo nziza agenda akora nziza cyane zitandukanye, kandi bitewe n'uburyo agirana interaction cyangwa se umubano we hagati ye n'Abanyarwanda muri rusange. Uyu Bruce Melody umaze igihe adasohora indirimbo gusa, hari indirimbo agiye kuzasohora bitewe n'uko yabisabwe n'abakorera cyangwa se abatuye mu gice cya Nyabugogo, muri gare ya Nyabugogo iboneka Kigali. Bamusabye kuba yabahatemberera akareba ibikorwa byaho uko bimeze, maze akazaba yabakoreramo indirimbo. Iyi ngiyi ni indirimbo yatangaje ko idashobora kuzamutwara amafaranga menshi cyane, gusa nanone adashobora kujya munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ndirimbo rero ishobora kuzaza muri uyu mwaka tugiye kujyamo wa 2026. Uyu Bruce Melody rero nawe agaragara ku mwanya wa kabiri muri top 10 y'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere turahasanga Israel Mbonyi, we waciye agahigo ko kuba yurujuje BK Arena kwizuza abafana mu gihe yari yakoreye ibitaramo. Uyu nguyu akaba akurikirwa cyane kuri Instagram, aho akurikirwa n'abasaga 980,000, kandi akaba yaraciye agahigo ko kuzuza abarenga miliyoni 2 ku muyoboro we wa YouTube. Yagaragaye cyangwa se yamenyekanye mu njyana ya gospel, aho aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Akaba akunzwe cyane rero n'abatari bakeya, haba Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi muri rusange, ndetse n'abatuye hanze y'u Rwanda. Gusa biragaragara yuko ari we ugaragara ku mwanya wa mbere mu basore bakunzwe cyane. Turagushimiye cyane rero wowe wabonye natwe kuva ino video itangiye kugeza irangiye, uze kuba watubwira igitekerezo cyawe muri comment, wowe uko wabibonye ndetse n'uko wabyumvise, cyangwa se niba ari n'ikibazo ufite twaba twagufasha. Wowe wakoze subscribe ugafungura n'inzogera, utubwire indi video twaza gukoreraho ubutaha, cyangwa se inkuru twagukoreraho ubutaha. Bityo rero niba wakoze subscribe ugafungura n'inzogera, uzahabwa notification cyangwa se ubutumwa bw'uko iyo video twamaze kuyigukorera tukayinyuza kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube.
turagushimiye rero cyane naho ubutaha mu yindi video nziza tuzakugezaho.